Papa Leo wa 14 akaba papa wa 267 yimitswe ku mugaragaro yongera gusaba amahoro batuye isi. N'umuhango wabaye ku wa 18 Gicurasi umwaka wa 2025 umisa yabereye ku mbuga yitiriwe Mutagatifu Petero i Vatikani, ahari hateraniye abakristo baturutse mu bice bitandukanye by'isi. N'umuhango kandi witabiriwe n'abandi banyacyubahiro batandukanye bo ku isi, barimo abaperezida batandukanye n'abandi bayobozi bari bahagarariye ibihugu byabo. Abakardinali batatu bahagarariye imigabane itandukanye, bisobanuye ko bahagarariye kiliziya yose. Umwe amwambika akenda gakoze mu bwoya bw'intama ku rutugu, bigaragaza ko ari umushumba mwiza uzaheka intama ku rutugu nka Yesu. Yambikwa n'impeta ya Petero, bigaragaza ko ari usimbuye Mutagatifu Petero ubuyobozi bwa kiliziya. Nyuma papa abasigaje gusoma indi misa ibera muri diocese Cathedrale ya Roma, imugira umwepiskopi wayo kuko nizo nshingano abazifite.